Kwa Simoni Yesu yatumiwe haje umukene wari ufite yewe bimeze bite wa kintu amakuru y'imitsi wana urakomeye sebe ngako ikara asemani noneho kumbona usigaye ugenda n'amakayi guhinga byaranze usigaye usoma gusa guhinga reba sura uburimiro amakoro irana barakimaze kukonsa amana usigaye ukirya bujumba oya guhinga no birungu ubu nonda hinga ubu none ewana ubuzima nyene ndamumaje kumenyera shaka bisi ni sawa cyane ndabona umaze kwiyakira muri uyu mujyi wacu ngo n'icyaro erega ntabwo waheranwa n'amateka ariko nyine duhora nyine turi dushakisha ubuzima ku binyekuru bwagenda nyine umeze ute se man shameze neza ariko rero ubu marigarita ari gahezeyo ibi ni iki n'ukuri telefone irampamagaye. Allo. Komera mwa. Kutwanzeho n'impamo. Nere urarwaye se? Yaba ari no kurwara nkamenya ko ari kurwara. Reka. Wenda ari kurwara umuntu yageza akagenda akajya kureba yajya gushaka nk'imiti hirya no hino nawe urabizi. Ayo kwiyogoshesha se yabuze. Kwiyogoshesha se abanyekeke bayogoshesha. Si ikibazo ni ikihe man? Mbi ikibazo cyari rero. Ubona Figiri. Figiri. Wa mubwa. Figiri yakamejeje. Akameze ate? Figiri ngubu nyine ari kubaza umuze n'umugenzi ati ndashaka kumenya ari Juni na Mudidi ngo ni bantu ki. Reka utambwira ko yakumenye rero ubwo se none se ibintu se yabiketse ate man? Figiri nubwo tubona tukabona ni nk'ikigori ariko afite mu bwenge. Reka da yaciye kwenge. Nanjye ntago ndi wa muntu nyine utereye aho ngaho. Nginjye nkubwira ngo ngewe ndi umunyakigali. Ujye ubwo abanyakigali bafite indi mitekerereze. Ibaze ko ejo ndambwira ati duhure. Murahura ko turaganiye. Njya kumva arambajije ngo nta n'indi jambo tuvuganye. Njya kumva arambajije ngo ngarashaka kumenya abantu batatu. Uwa mbere nari ndi kuvuga nanjye ngo ndaza kugutelefona. Umundi ko mukaso yagiye waza tukibanira. Yaragiye nyine n'ibya bibazo ntubizi wowe. Siko numva wagira ngo uri kugikwasha n'ikigaro uri kubaka. Mu kiyede. Abanyakigali bose ko nzi ko baba batunze imodoka uri mu kiyede bwoko ki? Uwa mbere ni ari Juni. Reka. Uwa kabiri ni Mudidi. Noneho ngo nimara kumubwira abo bantu mite mubwira ngo uwitwa Rune duhuriye. None se yabikubajije ari uko umaze kumubaza ku bya Kararisa wenda uri kumuneka. Ibyo bintu yabiketse tema. Uribuka umuhungu twagakobe twasangiye. Ndamwibuka kwazibera turimo tumini na cyagishera kiryoha kubimana. Uwo rero ni uri gutanga amakuru yose. Akayaguha nawe akayamuha. Reka da. Urumva twarasangiye. Gakobe we yaramubwiye ati reka nkubwira amakuru utaruzi. Kabisa. Ati wazandangiye wazamira nomero za Mudidi. Kayanzanja ni Kigali. None aramubwira ati se Mudidi nuwe ati wa musoro bahehe. Wa Marigarita. None umunsi wa none rero. Yamenye ko witwa ari June na Mudidi warashaka kumenya bitandukaniye. Arashaka kumenya ngo urumva baramubwira batera June aba kwa Marigarita. Noneho nawe kandi azi ko kwa Marigarita nawe uri umuntu wagusibye. Uri gutinda ngo sima ibyo aragiye da. Yewe aro yewe
Kigali se ko nzi ko abayibagamo bose baba batunze amamodoka, ariko Madini yambwiye ko ari uw'i Kigali. Kanjya kumushaka mubaza amakuru y'i Kigali numva. Ikiye yego. Noneho nawe kandi azi kuko Margarita nawe uri umuntu wabusibye nde sibye Mudidi. Urumva icyo rero icyo kibazo gihari. Arashaka kumenya impamvu wamubwiye ko witwa ari John. Yewe. None ubwo kugira ngo anakumve kandi bamubwira ko none turi inshuti nge nawe. Bishobanga ari ubunye no kwa twicanye hano. Namakosa ahambaye. Reka yaratuvumbu. Nago atuvumbura. Naramucishiye ku ruhande. Ubu ntabwo yamenya ngo ni ibiki. Namubaje ntiko ni gutanyizera ngewe nge inshuti yawe. Agura mutipe kunagira umujinya katagukubise man. Yarancikuje ngira ngo uko gukubiye. Nungu kwa nuko kuracyari. Reka kwabaye kare nka yakarere na kare. N'ubundi byose ni kimwe. Uriya mutipe reka tumukinire filime. Tumucange nk'abacanga kawaida rero. Uriya mutipe ni kawaida sana narabibonye. Nta kintu kirimo. Ngiye ubwenge mfite. Umi wari. Sha ibyo bintu. Ego. Narumi we. Ego. Kugira ngo senda cyane bishobora ubura. Kigali Madina subunda mubona. Ego. Bikirimo. Ngiye ubwenge mfite. Azajya kubimenya. Nawe ubwo yawo maje nawe kwibwiye icyo ugomba gukora. Ukora ako zundi wobundi Karayisa. Karayisa nawe rona. Zundi umuntu ko gutaranyereka. Ase man, wewe nibyo mba nkubwira. Umutipara unako uwo mugaru arambwira ngo yibereye ihe ngo muri iyi minsi yagiye i Kigali. Urumva? None sibwo nakwera ku muntu uri i Kigali. Noze nzajyane se nerete umuzimu mwirimbi kugira ngo wemere kari Karayisa. Kareka nzamukwereka yaje. Karayisa rero. Bundi wamuhaze ukamwihorera. Mwana ubuse nahara mwana. Karayisa mwihorera. Uriya mwana ko namwemeraga kuva kera tukiga. Kweri nkure cyonse azagukurura ishyano. Niko mwa. Umva Madina we. Anda hano mwa. Mbena niyicari yahanga. Umva. Unzanire n'igishirira mwa ninywere gitabi. Serira cyabamwe. Ninde uvuga? Umva. Yego. Zanira igishirira wo mwa. Ninde? Zanira igishirira wa macuho we uze nkubwire. Ese niyo karo. Kamera sha. Ura umuze? Yego. Makuru. Meze neza. Ni munsi byagifashe. Shabira tumuntu nabimana. Sitari kuboneka. Akazi ni ikivu. Umva nkubaze se. Urashaka kumbaza iki kigora? Ura mutipe biwanyu yitwa nde? Uri mutipe? Ura wiwanyu ufite ibisatsi. Uri ufite ibisatsi? Uramushakira iki se? Yego. Ndetse ko nta kibiri tuzanye. Igihe kibiti burakira hariya. Zani igishirira n'imwe ritanu. Muze nta kintu rwose kirano. Nanjye ndarangura uko ndeba ukuneze ko todo nge ncana kumbabu. Gurika yanjye yanciranye. Nzanira n'ukuri mwa. Ntacyo wabona. Kireka nge ndabura kwa Margarita. Ubusariyo. Oya nawe uriyo n'umukaya nabonye sinze ngano ngo yatembeye ngo ari umunye ngo nginkaye ngo wagize ikibazo ngo yagiye kurira ku nimeza. Umva mwa. Nje kukureba rero. Ajya mwa bundi warambwiye ngo wanyu niye. Urumva? Se muze.
iwacu ngo ni hehe oya iwacu njye nari nzi kuje kunyihera akazi kumbe ngo umva n'akazi wakabona ariko hajya iwanyu ni hehe ubwo wazaga wambwiye ngo iki nimba arimo akazi ndakubwiye iwacu nahitwa Nyarugenge gwasha iyo ngiyo hamwe wambwiye ko ndibagirwa rega ndashaje nibyo noneho hajya ubwo ni Kigali naho Kigali ngari Kigali gengwa n'abayizi mu nzira urumva ikinzanya hareba sintinde mfite umwana wanjye wa Kigali Kigali umuntu ubayo wese saba atunze imodoka amaco uranseka cyaro ko kuri cya impamoda gatunze iki imodoka none se hano ukomeye gatera wawe n'imodoka yaparitse uzani Kigali ese nindi ibyo nindi babwira ubundi Kigali umuntu wese abatunze imodoka afite bya binuza ngo niba ari ibicaci bakoramo ukubanyereza ibitaci ibyo sha none yagira ngo mbwire Kigali suko hameze makuru man izina rye yitwa nshana mwumvise rero amutipe ni boro nabyumvise zaracanze ngiye bashyira akantu nyine kantu ya man babara kugira nese ubwo kuvuga ko namenye umushakira iki amani uziko uvuga izina ry'umuntu nabyo nanga wenda wasanga ari no kumugambari arumva akora akazi ngako mane nta kantu karimo wasanga nawe ari ikiraka cya danje ufite mu mani wapi nane ugimbwira mwana amani rero byagorana aya ntabwo ndi kubyumva neza wowe ufite umuhungu ubi Kigali noneho nyine yara ubwo duheruka kuvuga ntambwiye ngo afite akazi ameze neza rwose ubwo numva ko afite imodoka afite byantuza ibyo byaro ndombwiye none kare twavuganye yampamagaye najya nkasuhuza njya kumva numva ngo abafundi bano bubaga ngo zanasama ngo zani iki zanasima iyo sha nawe se umwana wanjye uri mu biki ngo ndi ku kiyende ngo ndi kugira igiki numva nguye mu kana ku Kigali se habaye inuza imodoka bakaba babayeho neza ngo bajya imiceri umuntu waho ajya umuceri n'inyama gusa nta bijumba bibaye uze rero ikibazo ufite numva ntacyumvisha umuhungu wawe yabi Kigali none urashaka kumenya ngo ese afite imodoka ese baye muhebwe Kigali nyine ni ahantu kikonzi ko umuntu wese aba yari umuki Karori rero urabizi ko i Kigali no wabaye abakene badatunze imodoka i Kigali urabona kuntu wibereyeho wiri igitoki cyawe ukwira ibijumba byawe uzi ko i Kigali umuntu urushaho kurana n'ikimyo ntacyo kurya afite mu nda shenga gakemwa Kigali none se i Kigali gare isi iribona umugore igasibundi iriki igare nginanga mutesha agaciro i Kigali hari ahantu barifata nk'imodoka shabanzu ntabwo uri Kigali banzu uri umuteka mutwe wa mwana n'impamo utazi wowe uramutse nko kumusura uri mutungo utavuye ko wenda ushobora gusanga ari muri borodire byuki muri borodire baradini ibiki ubona bya bintu ya miferege bacana mu mihanda umuferege usanga nawe yirara mu kiraro umuferege bawita ngo iki faranga ko hakuna umwe urumva bagambara umuntu bityo gusamana ase kugambana mbonye mu mwicanyi cyangwa umugambana uburyo umva jambo nk'ukuri urumva harimo akantu kadasanzwe kabiri kandi wagira ngo izina rye nuko mba numva bincanga simenye izina rye ryanjye none se ahubwo kamanzi muwe wowe wumva wamwitanye bere nanyasi bapomba uraguteze nakusa mudi shani sawa mu bintu naherukaga kunywa ntibirimo utiki nashaka kubasura muri iyi minsi wowe usura abantu ari uko bari kunywa niko mbamuye nabyo ariko nta kundi ariko none nashaka kuganira nawe mu rugo baraho bameze neza bameze neza nuko mwese mumeze abantu natwe turaho ndabibona mumeze neza natwe tumeze neza ariko imvura yaraguye amasaka yarameze bose murimo muranywa agasuru muri iyi minsi gasuru karabuze baba gasuru karabuze uso wakabuka gakura nta kundi pe yarambwiye nako ngitwa
sinumvirize nibyo se ariko numva nibyo mani ako nyine kamubwire mani niba umushaka kwica sanga urira kandi nzabikubwira byihorere mani byihorere sawa mani mani uzabanza ugura akantu ngiye rumva nagambaniye umuntu gutyo gusa agenda ariko uko biri kose ndumva utari uw'i Kigali kuko Kigali njye wayimbwiye yambwiye ko Kigali umuntu abyuka akambara inkweto ziwe zihanaguye nshyashya akazigarura ziki nshyashya nta cyondo ntaki uwo nyine n'ubu ufite iyo nkweto nese ko n'abatazigira bakaba babahize nk'ab'i Kigali nese kamanze karori ndazigura we yareke ngo amateka wahampinga ndetse ngo amateka sinaje nampa nsaba akazi iki se ntagashatse Kigali uri umuteka mutwe rero none se mwa niba utari umuteka mutwe Kigali wavuye wavanywe n'iki kibazo Kigali ntakumva ngewe nashoje kwiga cyambere ndembona ndavuga ikiyede urumva nk'imvura imiragwa nta biyede bira nta bantu bari kubaka amazu benshi Kigali ni kiyede nyine urangije kwiga ariko mwa wanza n'iki birite nkishyiraho itaha uze ihangane pe ihangane ahubwo reka manze ngusobanurire ese ubundi guzike ko utabari bibi kubana nyine reka manze ngusobanurire i Kigali abantu bose ntabwo bafite imodoka nta nubwo bafite na za moto ariko banza bakunze ko ngiye kujyayo oya niyo wajyayo nta kibazo ushobora no kujya kuba ariko riga mujye mutembera mujye munabasure yo kubayo ariko kizagutangaza n'ubwo rwose uzasanga nta intahangane hari ubuzima muze acabwa nawe zigirayo none gute umbwira Kigali uri wa Marine urazizi Marine se nibi ese muri Kigali wagerayo ubundi bw'i Kigali nabangejejweyo niki ko nari nzi ko nzagezwaho n'ubwo mbuhungu bw'iwanjye oya numva nzajya kumva ngo yahanutse kugikwa gusa saho wowe uzaje ndabizi pe se Karore kaburaro rero ntimukayigisheme ibintu ngiki sinzi ibintu mwege mamwarekizemo ariko ushe kuzagendesha amaguru ukazagaruka uko bwakoga uko jya nibiki ugendesha amaboko uko bwakoga kuko abantu bagendesha amaboko ndi gukora siporo nicurikanga njewe Marine zizagumva ariko mwa ushobora kububeshya oya ariko giye tubyihorera none se nundi niwo wanyizaniye ibyakazi se imeze bite uretse n'ubwira banza umbwire uburimiro dore nguko ariko umuntu urangije kaminuza wize amashuri giwe ubu wabasha gufata isuka mwa tudashyenze none se intoki iyi myate ubona yatewe ni erega ngiye ubuzima bw'i Kigali bwambye mu Burundi byararangiye sinzi ariko ufite so na nyuma urangije uzaha mu cyaro uvuye i Kigali aho wajyaga amafiriti inyama za buri munsi nguje guhenangwa mu bijumba bw'ububojo umva nkubwiye rero muze papa afite abana 12 ngwaga 10 na bangahe na babiri ubwo yavutse ryari ntabwo mbizi ko ari abantu ba kera abana bo n'ibintu byabo nyine bumvaga ari wo mushinga oya nibyo n'imvura nyinshi ariko barara oya nta kibazo imvura yo turayishaka kandi turayikeneye mwebwe namwe ndabona muri aho turaho n'ibishyimbo bimaze kuba bikutura mu ibagazi yatuzengurusha Imana yarakoze yaduhaye akavura rwose Karori se amakuru ye Karori rero nanjye amakuru ye ntabwo nyaga ahubwo nakumenya kubaza njyewe ni musaza wanjye ariko Karori iyo duhuye hariye duhora asomye n'akagwa agakwigwa nsahinda nawe duherukana mubwira ntibaye gucyura umugore kugeza ubu ntabwo araza kugucyekeza ngo mba ndagakumye niba ari ibintu ntumbuye agasururu niko kawe ariko no mukero yabanzetse ese wagakurayo utakaguze nyine ako kagura ibyo ariko muri iyi minsi byanze bikunze nahoranaga igicuro nzi ko ngiye kuzanywa agasura ariko karere rifite igicuro shame nyiri umunsi sinzi ariko niba ari uransogongeza ariko nashaka kuganira nawe ndaje ndaje ndawunywa ubagiye kuzuza wagira urimo urambwira ngo iki urimo urambwira ngo nashaka kuganira nawe ariko nyine nta n'ibintu bigoye aha noneho rero unahoze umbwira ngo ushaka kuganira nanjye uti igicuro uti kunywa reka nkubwire nimba ufite igiciro cyo kunywa cyana kubirindura kubera iki ni ukuri
ariko reka manze nkubaze iyo ufata umwanya wawe ugategura ibintu byawe ukajya kwigura munsi amagambo ahantu hose ngo mudi miraho ko nabyaye ikindi ni oya uri umugore w'umuryango ubwo nanjye ndamushaka Karoli tubiganireho hanyuma uzabona dumushoreye muzanye aje kugucyura muzantungure mutazasanga aragiye kwirebera utubaga twabana tuguteguza ushake n'aba basaza bakuru buriya nta muntu ujya gucyura umugore ari wenyine agomba kuba abakecuru bakuru n'abasaza bakuru niko mu muryango kera byahoze ubundi muntu undi amakosa yose rero oya ntabwo tuzakurundaho muzazana n'agashera tuzazana n'agashera ubundi se ajya gucyura umugore ntazane n'akabindi muzazavana isomereho mana oya niko rero muzazavana ashaka gutaha ajya mu rugo rwanjye ugasanga abana basanga abana ndabakunda mbega na Bibiliya ntabwo yemera ubwahukane ntabwo kujya mu rugo rwanjye ubu urimo arasubira inyuma urasubira inyuma oya nibyo ngaye baze urumva bakuce mu bana 12 utege amafiti ya so nawe nta kuntu ameze ntabwo tuba turabagiye twese Kigali niyo mpamvu nese mvuga ningereka nicikire ndi bantu basi najya nakwigenga ucika mva amahomu nyine ese ubwo namba mu rugo mpamari wavuye he mva mu rugo nyine mu cyongereza mu rugo hitwa home home